Okay guys. None iminsi ibaye myinshi mubona ko Binance yanze kurestinga Pi Network, ariko ntabwo ari ukubyanga. Niyo mpamvu nkoze iki kiganiro nihuse cyane, kuko hari ibintu bitatu ngira ngo tuvuge. Ese ko batoye, habayeho amatora kugira ngo Binance ilistinge Pi. Ikindi hamaze kubaho amatora, ubwo nyine ni community vote yes or no. 2. Should Pi be launched on Binance? Ikibazo cyaravugaga ngo se Pi yaba launched kuri Binance, yes or no. Baratora kandi abantu batoraga n'abamambure ba Binance. Byari bishatse kuvuga iki? Abamambure ba Binance barayikeneye cyane, mbega bafite amatsiko. They are very excited to see Pi in Pi trading, in Binance trading, sorry. Nuvuga ngo bo bashishikajwe no kumenya ese Pi iraza ryari ku isoko rya Binance, tutangire nayo tuyigure tuyicuruze, ibintu nk'ibyo, cyane cyane ko ifitwe na community nini. No kuvuga ngo abantu bafite Pi ni nyinshi. Ngira ngo mwarabibonye ko network yose, Pi network yose ifite miliyoni 60 z'abamambure, ndetse 25 miliyoni 35 zamaze gukora KYC. So niyo mpamvu rero mbabwira ngo aya makuru nta handi wayasanga. Igiciro cya GCV bimeze gute? Ibyo byose nibyo tugiye kureba muri iki kiganiro. Ese ko Pi yakomeje imanuka ikaba igiye kugera ku $1, ariko bakaba basesengura ko hari bwongere kubaho pump begin, nyine ikongera ikipompinga ikazamuka. Iraza gushyika ku kihe giciro noneho ko numva Binance yasohoye itangazo igiye kulistinga Pi Network cyangwa se Pi coin? So niyo mpamvu rero mbabwira ngo buri munsi ujye ucekinga ko wakoze subscribe hano kuri Gapongosho TV, kugira ngo tujye tubana igihe cyose nshyizeho ikiganiro ukakibonera igihe. Ndagushimira rero wowe wakoze subscribe, nawe turakoze subscribe, turakwakira mu muryango mugari wa Gapongosho TV. Itangazo rero riravuga ngo iki? Itangazo, ikintu cya mbere nabasezeranyije, nabwiye ngo ndababwira ibintu bitatu. Icya mbere ni iki ngiki kijyanye na KYC, n'aya mafaranga bafatiriye impamvu. Icya kabiri ndakubwira ku mpamvu iki giciro kiri kumanuka kigana gisatira ku $1 top. Ikindi nkubwire se iki giciro cya GCV, turarangiza twibaza ngo iki giciro cya GCV ubundi kizaba impamo ryari? Ariko icya mbere ni ukubamenyesha ko Binance igiye kulistinga. Ibyo rero byavuzwe nandi? Ibyo byavuzwe na Dr. Nicholas Kokaris. Binance yavuze ngo Binance must make an official announcement regarding the listing of Pi Network. Binance igomba gushyiraho itangazo ryerekeye uburyo igiye kulistinga Pi Network. Ubwo nimba ari CEO wabivuze, ubwo arabizi neza ko Pi Network igiye kulistingwa muri Binance. Ikindi kandi coin market cap, nyine coin market cap niyo igena ibiciro. Should treat Pi fairly by placing it in its rightful ranking. Igomba gufata neza Pi ndetse mu buryo buciye mu mucyo, ikayihiranka cyangwa se ikayiha agaciro, ikayiha iranka nyine ikwiriye.
ikayiha agaciro ikwiriye. Exchanges nyine izi exchanges zigomba guhagarika, must stop manipulating the price, zigomba kugumya zihagarika kugumya zihindagura ibiciro. Urabona ukuntu igiciro kiri kumanuka, noneho ibaze Binance noneho ni listing rero bimeze gute. Ikindi baratoye Binance community vote, baratoye ngira ngo nabanje kubivugaho, batora 80 na kangahe kwijana, 84 kwijana batoye ko Pi coin igomba kuba listed muri Binance. Ibyo ngibyo nabyo ni icyizere cyo kuvuga ngo Pi igiye kuza. Ikindi tutavuzeho ni iki ngiki cy'ama KYC. Murabizi ko deadline yari iri mu mpera z'umwaka wa 2024, bayimurira mu kwa kabiri. Bigeze mu kwa kabiri barongera bayimurira, noneho final extension cyangwa se final gusubika nyine Pi ibi by'ama KYC na migration babishyira ku itariki 14 z'ukwa gatatu. Niba warabuze rero token zawe, if you lost your tokens it means you were a cloned account or a boot. Niba warabuze token zawe zikaba forfeited, ibi bisobanuye ko ni cloned account. Cloned account ni account imwe ariko ziri in control of one person. Ni ukuvuga ngo ufite account nyinshi kandi zisa, cyangwa se uri boot, cyangwa se uri robo. Niyo mpamvu bagukoresherega na KYC kugira ngo barebe ko utari robo iri ku mining. Ni ukuvuga ngo fair system, fair outcome. Ibintu system inyuze mu mucyo, umusaruro ubunyuze mu mucyo. Niyo mpamvu rero utagomba gukoresha konti nyinshi nk'uko bagiye babivuga. Ni ukuvuga ngo rero igiciro cya Pi network kiri kugabanuka kigana kuri 1. Ngira ngo icyo kiganiro n'ubundi nagikoze, ndaza kugishyira muri video description wenda cyangwa se muri comment ndi bupininge bwa mbere, mube utakibonye abe yakireba. Pi igiciro cyagabanutse ku buryo cyavuye ku 3,000 cyangwa se ku $3, ubu kiri kugana ku $1. Nikigera ngo ku $1 ngo kiraza kuzamuka. Ubwo rero twitega iki gishobora no kumanuka paka kigeze no kuri 0, nta wamenya. Ariko ntago byashoboka iyo nikigera ku 1000 wenda Binance ikaba yaristinze, dore ko igiye kuristinga bitarenze icyumweru cyangwa se iminsi 2, Binance nayo izaba yaristinze Pi. Ni ukuvuga ngo rero ikiriho nuko ikibazo kiri kwibazwa, ese GCV, iki giciro cya GCV ni amafaranga menshi murayazi, ibihumbi bigera muri 314 by'idolari gukomera. Ni amafaranga menshi. Ese Pi yazaza iri ku iki giciro mu buhe buryo, sibyo? Ese wowe ubyumva gute? Shyira muri comment umbwire ngo impamvu ni iyi ngiyi GCV yubahwe, kuko abenshi bari kubyemeza, bari kugisapotinga, abandi bakacyopoza. Rero nawe nakacu duhurire muri comment, kandi nimba wakunze ibiganiro byanjye ngo haye ikaze, jya ukora like, ukore share, kigere ku bantu benshi. Ndabakunda cyane.